nyine mbere nari ntuye mu cyaro ariko biza guhinduka biba ngombwa ko nza kwimukira mu mujyi wa Kigali kugira ngo nze baje kunyoherezayo bitewe nyine baranyangaga cyane bavuga yuko naze kuvuga wanavutse ariko muri iyo minsi 3 ihindi ikintu cyanabaraga imvura yaragwaga muri icyo gihe imvura iguye nkakaza kwitabaza nkakajya kubwiye nuko inza kujya muri iyo santere nikigerayo nabo bahita bamfata bankira. Ndabasuje kandi mbifurije ikaze bakunze bampoza stories. Mbere na mbere ndabanza gushimira abantu mwese mukora subscribe, share, like na comment zanyu. Nukuri turabibona hari impact kandi nziza bigira ku biganiro byacu dukora. Binaduha courage bikatwereka ko hari abantu baba badukurikiranye kandi baduha ibitekerezo byabo. Nukuri Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kuba hagutera imbere. Murabizi rero ngiye umaze kumenyera rwose host wa hano ni Fosette. So rero uyu munsi nakiriye umuntu udasanzwe mwisura mutamenyereye mbese sinzi namwe murabibona. Nagira ngo muhe ikaze kuri Mpoza Stories, atangire atwibwira tubwire n'ikimugenza yaranyandikiye arambwira ngo ni muhe platform. Ndashaka kumva ikimugenza numve icyo dufitiye. Turakwakiriye kuri Mpoza Stories. Urakoze cyane kunyakira kuri channel yawe, urakoze Imana kumugisha. Amen. Nkuko wari ubivuze nitwa Sano Clever ariko ku mazina y'ubuhanzi nkoresha ku bantu bagiye banzi ni Dr. Lumumba. Dr. Lumumba. Dr. Lumumba. Come from Congo niko abenshi bavuga. Come from Congo. Yeah. Come from what? Come from Congo. Come from Congo. Yeah. Okay, komeza. Nkuko wari uvuze icyagenzaga ahangaha nagira ngo nsangize ubuhamya bwanjye. Ubuhamya bwanjye abaturarwanda kugira ngo bamenye ubuzima ducamo bugiye butandukanye kugira ngo tugere ahangaha. Nkuko nari nakwandikiye bigusaba ariko byaze gucamo nanagushimira ko waneze amatwi ukaza kunyumva. Rero nagira ngo utangire ubwira abadukurikiye ese ubundi utuye hehe, Lumumba ni muntu ki, kugira ngo mbere yo kuduha ubuhamya tubanze tugusobanukirwe. Urakoze cyane. Ubu ngubu aho ntuye nyine mbere nari ntuye mu cyaro ariko biza guhinduka biba ngombwa ko nza kwimukira mu mujyi wa Kigali kugira ngo nze ngaragaza impano yanjye kuko mu cyaro wasangaga nta hantu ho kugaragariza impano mfite. Nza gutura hano i Kigali. Ubu ngubu ahantu ntuye muri Kicukiro none navuga ko ntuye nkuko warumbaje ngo Lumumba n'umuntu ki. Lumumba ni umusore ukiri umujene, nkakaba nyine ibintu bijyanye na comedy ndetse na filime na stand up comedy ibyo byose nkakaba mbikora. Okay. Rero nagira ngo utangire tuganiriza iyo nkuru yawe yo mu cyaro, ukuntu waje kwisanga i Kigali. Ese kuva mu cyaro ugera i Kigali nyine udusangiza urwo rugendo, dusangiza ubwo buzima bwo mu cyaro na nyuma y'uko ugeze muri Kigali. Okay, urakoze cyane. Reka dutangire mu cyaro. Ubuzima mbayemo bwari bugoye cyane aho no kubona ibyo kurya byabaga ari ikibazo gikomeye cyane kuko iwacu turi abana 3. Muri abo bana 3 ndi uwa kabiri. Ubwo ngubwo tukiba mu cyaro nati naza no mu mujyi wa Kigali nabanaga na mukecuru byara mama. Ariko mbere nyine nabanaga na mama baza kunyohereza mu cyaro kugira ngo njye kubana nabo nyine bitewe n'impamvu nyine ntago bankundaga cyane. Nuko njya mu cyaro kubana na mukecuru mubyara. Mama we bakohereje. Baje kunyoherezayo bitewe nyine baranyangaga cyane bavuga yuko naze kuvuga. Wanavutse navuga aricyo bamora. Nuko njya kuba kwa mukecuru. Kutavuga gute? Kuko wadidimangaga wenda. Ikibazo cyo kudidimanga. Nicyo nari mfite nuko baravuga ati sibabana n'umwana utazi kuvuga. Banyohereza njya kubana no mukecuru nabo banyanga kubi.
ngezeyo baranyanga cyane no kurya bikazajya bimbera ikibazo, nuko mbonye ko ubuzima bukomeje kuba ikibazo, ndangije ndavuga ati aho kugira ngo nkomeze kuba mu rugo nta byo kurya ndi kubona ari gukora imirimo imvuna gusa aribyo bampa gusa nta kindi nta byo kurya, ndavuga ati reka nzajye njya gushakisha hanze, nuko nsa naho mbacitse ndagenda nkubitayo n'imyaka 2 mu mihanda nshakisha ibyo kurya. Ibi ikibazo gikomeye cyane, aho naburaga icyo kurya, ariko muri icyo gihe naburaga icyo kurya, ikintu cyanabaraga ni ikintu kimwe gusa. Muri icyo gihe wenda namaraga iminsi 3 natari nabona icyo kurya, ariko muri iyo minsi 3 yenda ikintu cyanabaraga imvura yaragwaga. Muri icyo gihe imvura iguye nkakaza kwitabaza nkakajya bwa busenane, ajya babwita ubusenane, ni ubusenane, imvura yaragwaga bwa busenane bwagwa hasi nkakabwitabaza, kuko ubundi kera bavugaga buriya busenane ngo buraryoha, nanjye navuga ngo ati kubera ko numvishe buryoha nanjye reka nzajye mbugenda iyo nzara mfite yarangira. Imvura yagwa bwamanuka bwagera hasi nkakabwitabaza nkakabufata, nabaga mfite agacupa gatoya nkakagenda mbutaragura nshyira mu gacupa nshyiramo paka agacupa kuzuye. Agacupa kamara kuzura nkakareba ahantu ngenda nkakabwotsa. Namara kubwotsa, mbese imvura yabaga ari amahirwe yawe yo kugira ngo urye iyo imvura yagwaga? Imvura yabaga ariyo mahirwe yanjye, niyo yanabaraga kugira ngo mbone ibyo kurya. Namara kubwotsa nkakaburya, ugasangiza ikibazo cyo kutabasha guhaga, nkakagenda naragura ibyo mu muhanda, kuko mu cyaro usanga hatuyemo n'abakire benshi, nkakagenda kuko nabaga inzi iminsi bari bujugunye imyanda ku muhanda, ugasanga ngiye ku muhanda nkagacunga ko abakire bajugunya ya myanda yabo, nkakagenda ngataraguramo ibyo batayemo ibyo kurya, ngasangamo arimo ibiryo byangiritse byagiye bigaga, ugasanga nibyo ndimo kurya. Nagiraga amahirwe ngasangamo nka kawunga ngasanga yaragaze byadanje inuka, kuko nta kindi kintu nabonaga cyo kurya, mvuga ati n'ubundi reka nihangane, ariyo mfatanye ngiye nkakarisha n'ubwo buboga nsanzemo bajugunye, nasangamo n'amata yagiye yangirika bajugunye nayo nkakayanywa, niyo migati bagiye bajugunya byose nkajya nkakareba yuko nabaho. Naje kugera aho ngaho mbona yuko ko biri kwanga, ni gahunda yo kujya, kuko buriya mu cyaro baba bafite umujyi, imva muri icyo cyaro nari ndimo njya mu mujyi nyine wo muri icyo cyaro nabagamo. Ubwo ni nk'agasantere nyine? Urakoze, bahitaga agasantere. Nuko njya kubayo naho nkikigerayo, kubera ko natari nzi ubuzima bwo kuba mu muhanda cyane, nkikinjiramo nawe usanga bahise urumva nubwo waryaga ibyo byose ariko wataga kwa mukecuru? Oya, ntabwo natahagayo, kuko ntabwo ari kwemera ko njyayo, kuko yari yambwira ngo ngume mu rugo mbanze nkore akazi, ugasanga kuko nari nkikiri umwana mutoya cyane ku myaka 15, kandi ugasanga barimo kumpa gukora akazi, ugasanga ndimo kujya kuvoma kandi ugasanga ndimo kuvunika. Niha gahunda yo kubacika, kuko ntabwo nari kujya mu rugo, urumva ko byari kuba ari ikibazo. Mwese mwabaga mu cyaro hagana hehe? Mu cyaro ahantu nabaga ahantu hita Ingororero. Ingororero naho nabaga, nk'uko mbikubwiye, nuko inza kujya muri iyo santere, nikigerayo nabo bahita bamfata, banshyira nyine bamfata mu nzererezi, bahita bajya kumfunga. Mu kumfunga birangije namazemo nk'iminsi 5 gutyo, muri iyo minsi 5 bahita bandekura. None se ko mbona uri umwana, ubwo nabwo icyo gihe niho ari umwana muto cyane kurushaho? Nari ndi umwana muto, ku myaka 10 kuzamura gutyo, 14, 15 gutyo, nari nkiri umwana cyane. Baza kumfata baramfunga baramfungura, ngarutse bwa buzima bwanjye burankubita, ugasanga ndimo kujya ibyo muri iyo santere, bya bibuto byagiye byangirika bagiye bajugunya, ugasanga nibyo ndimo kwirira, ubuzima bukomeza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ubwo icyo gihe cyose nta nubwo uravugisha mama wawe ngo umenya ngo byibuze cyangwa kubaririze yumve se umwana wanjye aba hehe, ubuzima bwe bumeze gute? Wapi ntabwo, kuko n'ubundi yanaye abishaka,
atanankunze ntabwo nari kujya kumuhamagara mubyeyi ngo ati ngo iki n'iki cyangwa abaze amakuru yanjye, ntabwo yigeze ankurikirana nk'uko warumbajije. Nakomeje kuba mu buzima bwanjye ndimenya, byose usanga ndimo kwimenya paka. Nk'uko naje gukomeza gutyo inza nyine kwiha gahunda, ndavuga ati rero ndabona mu cyaro bikomeje kwanga, kuko numvaga bavuga ngo mu mujyi habayo akazi kenshi cyane. Ndavuga ati reka munge mu cyaro nizera hano mu mujyi wa Kigali. Mbere uko mvuye mu cyaro ngenda mbibwira umukecuru yarambwira ati rero kubera ko mutanyitaho bibaye ngombwa ko mbacika nkakajya kwibera mu mujyi wa Kigali. Akibyumva nawe yahise yishima, avuga ati Imana ishimwe, n'ubundi wari warambereye umutwaro, ntago nkushaka mu buzima bwanjye, fata ibyo ufata byose mubure mu maso yanjye, ugende ujye kuba aho ushaka hose. Nuko kanya kibimbwira narababaye ndarira. Nuko maze nabuze ukuntu nyine mbigenza, mpita mfata urugendo inza no mu mujyi wa Kigali. None nahuye n'ibibazo byinshi cyane kuko nta n'itike bigeze bamubwira ati basi genda utege. Naturutse Ingororero ahantu bita Irubona ngirago, naturutse Ingororero n'amaguru paka ngeza no mu mujyi wa Kigali. Kuki gusa byagufasha iminsi ingahe? Byamfashe iminsi ine kugira ngo ngere mu mujyi wa Kigali. Nagiye muramo n'ibintu bikomeye cyane kuko naragendaga nagera mu nzira naba ndushye nkakaruhuka, nta n'ikintu mfite cyo kurya. Ibaze nk'aho naheraga mu gitondo, natangiraga kugenda mu gitondo saa kumi nkagatangira kugenda nkakageza saa 12 za nijoro, nta n'ikintu nashyira mu kanwa, nta n'amazi yo kunywa nashyira mu kanwa kugira ngo numve yenda ngo ngire agatege. Naragendaga nkakagenda nkakaruha, noneho nijoro byagera ugasanga njyamye mu muhanda kubera umunaniro mwinshi cyane, ugasanga ndi guhura n'inyamaswa zigiye zitandukanye mu muhanda nijoro. Kuko muri iki gihe ntago inzego z'umutekano wenda ngo tugire ntabwo byari byagatangira. Natangiye naje gutyo nkazamura n'imbwa mu muhanda, najyamo ugasanga ziri kunzaho shaka kunjya nkakagwana nazo, bigatuma utanasinzira neza. Ninsinzire nk'uko ariko wagendaga wakarifite kuko Ngororero ni Kigali iminsi ine ndumva yaba ari mikeya. Lifuti kuyagone byabaga ari ikibazo. Cyakora ndashimira umuntu umwe wigeze kumara lifuti, yamaye lifuti yenda navuga ko n'akagendo gato yamvanyeho narimi kuko yansanze njyamye aho ngaho naniwe cyane. Arambwira ati bimeze ute? Arambwira ati ndananiwe, nabuze ukuntu ngera mu mujyi wa Kigali. Ndangije arambwira ati rero urabona kuko nanjye natishoboye, reka nguye ibicira aho ngaho amasenkisa aho ngaho. Yamaye senkisa neza yari afite, yarabinyeretse byatakiriza senkisa. Urebe niba wategamo n'akantuza, utegemo n'akagare enda kakugeza imbere. Enda nanjye nahise mvuga ati nk'uko wabimbwiye reka mfate kuko amagare yabaga ahari. Nateze igare rya Truwasa rinkura imbere ringeza imbere, hasigara desa nazo ndazijya wenda kugira ngo ngire agatege. Bikomeza kugenda utyo, ngenda mpura n'imbogamizi nyinshi cyane. Nk'uko nakubwiye izamu ugasanga ndi kurwana nazo zikandusha imbaraga. Ngiye mfite n'inkovu nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Nagwanye n'imbwa ndwana nazo, umva naho numvaga ndi wa muntu ukomeye kuko imwe yarazaga mvuga ati imbwa ngiye kwikubita, ugasanga ingezeho ewana, ahubwo ugasanga ni inkubisi. Kubera no kutarya nta mbaraga mfite, nari ndi wa muntu utabashaga kugenda, nagendaga ndi guhirima, nabaga ameze nk'umusinzi kuko umusinzi nawe usanga agenda ahirima kubera inzara nta mbaraga. Nanjye ni gutyo nabaga ameze, wagira ngo narasinze. Nahura n'abantu se bavuga ati byagenze ute? Bavuga ati reba umwana ungana utya nawe atangiye kunywa inzoga ngana utya, kandi ntibazi ikibazo ikibazo mfite ari ukuri ibyo kurya no kuba mfite urugendo runini cyane kugira ngo ngere mu mujyi wa Kigali. Nakomeje kuza ngira amahirwe ngera mu mujyi wa Kigali. Ngeze mu mujyi wa Kigali ngise ku buzima bwanjye bugiye guhita buhinduka, mbona akazi nkore nk'abana nyine, kuko nari ndi umwana kugira ngo ubone n'ako kazi muri icyo gihe byaga bigoye. Nuko ngira amahirwe ngeze mu mujyi wa Kigali mbitana n'umumama ubu nabonaga ari umukire nawe amakazi. Arambwira ati rero bayo mu rugo uzajya umfasha imirimo.
ngeze muri urwo rugo Mm. ngira ngo nanjye nenda ndaruhutse, Mm. ngezemo naho biba ikibazo gikomeye cyane. Mm. Naragiye usanga abari bafite abana bane. Muri Mm. abo bana bane harimo abana banga abantu bafite umutima mubi cyane. Oh. Ngezeyo nikigerayo natangiye gukora ako kazi ko mu rugo, umukozi wari ufite bahise bamwirukana, atama ku kazi ari njye uzajya ugakora, Mm. ugasanga koza ibyombo, kuvoma, guteka, ibyo byose ni njye uri kubikora. Ndangije nkazajya mbikora, ariko hamaze nk'iminsi nk'ine gutyo nk'itanu itandatu, aba bana batangira kunyanga cyane, bakazajya bagira ikosa bakora ugasanga bamenye idongo, bamenye hari icyo bamenye, ugasanga byose babinsizeho, Ni wowe uri kubizira. ni njye uri kubizira. Icyo gihe mu rugo bataha ugasanga ni njye bari gukubita, bakankubita, bakandaza hanze, kubera ko hari ibyo nangirije mu rugo kandi ari abo bana babyangirije. Ugasanga mbayeho gutyo, nta nubwo nabonaga ibyo kurya kuva uwo munsi. Abo bana bavuga yuko ari njye uri kwangiza ibintu, bambwiye ati uzajya ukora ariko nta kintu cyo kurya uzatuguha. Ibaze aho najyaga kubyiba, nkakabacunga bajyanye nijoro, nkakagenda nkakiba ibyo biryo byaraye mu masafiriya kandi ari njye wanabitetse. Ntibagwe n'ubu kuba wanabiryaho. Ibaze nk'aho mabuja waho kugira ngo yabaga yanazanye n'inyama kugira ngo azime ngo nziteke, abanzaga akazibara, akavuga ati nihagira n'imwe iburaho, yaba ari inyama 10, avuga ati nihagira inyama n'imwe iburaho uravuga aho yagiye. Nkakazikaranga, wa mwuka wazo uri kunkubita umva ninashoneho, nkakaziteka nkakabashyira, yaba ari umuceri kuko umuceri nawe ubariye mabuja wose nzi ko nateye, ugasanga umuceri ateye, niba atetse igikombe kimwe afite ukuntu ari bwarure, kuko ntabwo yemeraga ko narura. Waratekaga ugashyiraho wakarura. Nawe fataga ngashyira mu isorori, akaza kuza akarura abo bana, kuko yarankonzuraga avuga ati nihagira ikibura cyose urakiriha, n'uwo muceri utetse ntunakoraho. Ugasanga mbaye muri ubwo buzima. Cyakora ikintu nanywaga amazi gusa, icyo kintu wasangaga n'igikoma cyangwa icyayi ntacyo baguhaga? ntacyo bampaga, kuko byaje no gukomera, uko bagendaga batera imbere baza gufata na kamera bayishyira mu gikoni, kugira ngo bajye bareba ko ntabyo wiba. bashyiramo kamera kuko babaga bazigende butekere, bashyira kamera mu gikoni. Ariko se reka mbanze nanibarize abantu, mu by'ukuri iyo ufashe umuntu wo kugufasha, kuko bano bana tuzana mu rugo aba ari abo kudufasha, sibyo? Aba house helper, ntabwo aba ari umuntu umwana ubuzanye kugira ngo umwicishe inzara, umufate nabi. At least niba ubona yuko utabishoboye wamuretse ukibana wowe ubwawe, ukabaho ubuzima bwawe wifasha buri kimwe cyose, aho kugira ngo uzane umwana mu rugo ngo agufashe utangire umucunaguze, ujye utuma burara abwirirwe, umwana ateka ibi cyangwa umuntu agateka ibiryo ugasanga ibyo biryo murabiriye byose. Koko uwo mutima urakwiriye nk'abantu koko b'Abanyarwanda? Mwagerageje ibibonetse ko ngo aba ari umwana nawe uri mu rugo bagufasha ibyo ubona yuko nawe bikugoye muri ako kanya kuba wakwifasha kubera inshingano nyinshi, kuki nawe utamuha agaciro nk'umuntu ufite akamaro akumariye mu rugo? Ndi kubivuga par experience y'uyu mwana, ariko hari abandi bana nabo abakobwa bibaho mu ngo z'abantu baba baragiye gukoramo. Ni ukuri ba mabuja mwikubita agashyi ntabwo ibintu biba bikwiriye. Kuko umwana agateka warangiza wowe ukamuhereza amazi ngo anywe yagutekeye. Ubu seda k'ubugome bwateye umuteye umutima mubi, ugasanga gutekeye uburozi kubera ibintu umutima mubi wamuteye, ugasanga mwese murapfuye. Ubwo se waba wungukiye he? Tugerageze twikubita agashyi pe, urumva? Twikubita agashyi ntabwo bikwiriye. Komeza. Nuko mabuja akomeje kubona yuko ndimo nyine, kuko abana bakoraga amakosa nk'uko nigeze kubivuga, bakambeshyera. Uyu mwana yigeze gutura televiziyo, bari bafite furate, umwana aza kuyitura hasi. Ayituye hasi, nuko mabuja aje avuga ati umukozi nawe noza furate hasi.
icyo gihe narakubiswe arankubita kuko nta mbaraga nari mfite ngo nirwaneho, yaramfashe aranzirika anshyira mu mufuka, narakubiswe uwo munsi, narakubiswe ndakubitwa, wowe ubyumve yuko ko nababaye. Nuko angumisha aho ngaho, yahise ananzirika inyuma y'intebe ngo yago na bosi aze gusanga ariho nawe ahageze ntiyigeze abyihanganira, nawe yarafashe arakubita nuko kwa ko nyine nawe yari afite ibiceri, nawe yahise amfata anjyana kumfungisha. Nyuma y'uko mvuye mu cyaro mfunzwe kubera ubuzima bubi bamfata nk'inzererezi, ugeze n'i Kigali bwa buzima bwisubiyemo. nageze i Kigali naho bwisubiramo, bahita bamfunga, ndagenda ndafungwa, ariko baje kugira agatima, mukuru wabo akazajya aza kunsura muri iyo minsi yo kunsura, sinzi ukuntu byagenze, mbona baramfunga bambwira ati sohoka ugenda. kubera ko nkora nangije ibikoresho by'iwabo, ko yari afite amafaranga, ko yashaka no kumvugisha gahunda yo kumfungisha. nuko umukobwa kubera ko yanyitagaho menya rero bamfunguje, nuko amaze kumfunguza ndasohoka ngomeza kuba mu bwa buzima bubi, kuko nahise mvuga ati sinasubira muri rugo bitewe n'ibintu naciyemo. ndangije nkomeza kuba mu buzima bubi bukomeye cyane. Kigali nkazandara munsi y'umuhanda, ari ibintu sinzi ukuntu akibyita ubu ngubu, mu maringoti nkakara mu maringoti, ngakubitirwamo n'imvura ikagwa ugasanga insanzemo ndanyagiwe. no hari igihe yigeze kugwa imvura y'amahindu irankubita mbura ikintu cyo kwirorera basi ngo mpunge biranga, kuko ari saa 7 za nijoro. imvura yansanze mu muhanda irankubita njyana mu miringoti, yarankubise n'ubu nkomeza guhura n'ubuzima bubi, nkazamura za marine zikankubita nta kintu zimora. hari umuntu wigeze kumfata yacisha ugwembe mwahanga hano mfitemo inkuvanga, naje Imana niyo yanabaye, ugwembe rwari rugiye kugera ku mutsi neza, kuko iyo urwo gwembe rugera ku mutsi rwari guhita ruca umutsi ugasanga muhuye n'ikibazo. nagize amahirwe urwo gwembe ntirwakugera ku mutsi, nza gucika njya kwa muganga baramvura. bibaze muri icyo gihe no kujya kwa muganga nta kintu mfite cyo kurya, kuko kwa muganga iyo ugiye bakubwira ati baragupima bakareba ukuntu umeze. basanze mu mubiri nta mbaraga mfite, bambwira ati rero uzajya urya imbuto. umutima nawe wazi imbuto ndazikura, nanjye ko nihagaragara nakundaga kwihagararaho kugira ngo abantu batanseka. ndihangana gutyo ndagenda mva kwa muganga, nkazajya nywa iyo miti gusa, nkakanywa n'ayo mazi, nta kintu cyo kurya mfite. nkomeza kuba mu muhanda, nyuma yo kumva aho kuko mu mabuja wankoreshaga, nkomeza gushakisha ubuzima ariko mbayeho nabi. nanjye navugaga ati one day hari igihe byazagenda neza, nkakahura n'umugiraneza ufite umutima mwiza akamfasha. nkomeza kugenda icyo ngenda nsabiriza mu muhanda, bibaza aho byakomeye, mvuga ati kubera ko ndi kuri ikintu cyo kurya, renda reka mfate akaboko kamwe nzajya ngenda nkahishe. akaboko nagendaga nagahishe, nabaga nambaye ibyenda binini, akaboko nkagahisha mwanga gutya, kugira ngo abantu batekereze ko ufite ubumuga, kugira ngo bagereho nta kaboko mfite. nkagenda nkahishe, nkagenda nsabiriza. nahura n'umugiraneza akampa iryo jana n'iryo jana muri icyo gihe kugira ngo baguhe ijana, iryo jana waribonaga ukumva ni amafaranga menshi cyane. iryo jana wumve ko nahitaga ngenda nanjye akareba ikintu nguramo, kuko muri icyo gihe twakundaga supadipe, akagenda akagura ka supadipe nkakagatoba, nkakagura ebyiri nkakazitoba mu mazi, uwo munsi ningwaga ari ibyo ngibyo mfite. nawe umugiraneza wundi akameza ako gahumbi nkakagenda n'ubu nta n'imbaraga nari mfite kubera guturuka mu cyaro kujya muri urwo rugo, nkazanirirwa nta kintu ndimo kuki utagiye ngo uvuge uti umaze kugera i Kigali ndabona ubuzima bwanze, wasubira mu rugo wenda mama akanyirukana, ariko wenda nagerageje. ntabwo ibyo wigeze ubitekereza? ntabwo nari nzi ahantu batuye, ko nyuma y'uko bansubije mu cyaro, sinzi naje nikigera mu mujyi wa Kigali, hamaze igihe navuze teka njye kuri ahantu bari batuye niba ariho mbasanga, nsanga ntabwo bakihatuye, n'amazu yarahari yarasenyutse yose. hari inoze imirimo. nyine ubwo ntabwo sinigeze na nomero zabo nari mfite, nanyikira umwana nta bya nomero ngo mbyiteho,
nego basi ngo mbahamagare gutyo nta n'umwe nari nzi wo mu muryango wabo habe na n'umwe. Ubwo rero bikomeza kuba icyo bikomeza kugorana, Kigali irankubita n'ako gahumbi nk'uko nabikubwiye, n'ako gahumbi nankabonye kubera ko nta mbaraga mfite, najya cyangwa ngahita mpura na za marine zikankubita zikancishaho umunyafu bakayakwaka bakayanyaka. none se ibintu bya komedi urabiduhuriza gute n'ubuzima bwawe? Waje kumenya gute ko ufite impano ya komedi nyuma y'ubwo buzima bwose waciyemo? Okay, ubwo ngubwo kuyago enda gucya mu mbono cyane nta nambaye cyangwa kuko ndi umukinnyi wa komedi. Nagize amahirwe kuko navugaga one day nzahora n'umugira neza. Naje guhura n'umugira neza umunsi umwe aramfata anjyana mu rugo kwiwe, atangira kundera, twabonaga ko mbayeho nabi, atangira kundera muri imitsi kuko nawe naje gusanga nawe yabaga mu bintu bya entertainment. Yabaga mu bintu kuko nabonaga abasitari baza kumusura aho yari atuye, basanga nawe abasitari bahora. Nuko umunsi umwe haza umusitari umwe nazi izina ryiwe, akurumva bavuga ko ari umusitari, araza ahageze. Nuko umugira neza, sinshaka kuvuga izina rye abantu bakuya batamumenya. Ubwo ngubwo uwo mugira neza nuko abwira uwo musitari, sinzi uwo musitari aramubwira ngo ati uyu nguyu ni umwana afasha, aravuga ati nta kuntu twamwifashisha mu gukora. Sinzi ibintu bari barimo kuvuga mu gukora. Nuko nyine naje, nuko umusitari avuga ati okay, nawe twamwifashisha, yenda natwe uko tubona abantu kandi ushobora kuba afite impano, kuko abana benshi baba baturuka mu cyaro. Uzareba abana benshi baturuka mu cyaro bafite impano zigiye zitandukanye. Kuko nanjye nabyumvishagamo, kuko ibintu byo gukina byabaga ari ibyanjye, gukina komedi, kuko wasangaga nabyo mbikina mu cyaro. Kuko hakundi abana mwaga muri kumwe muri gukina, ugasanga hari abari gukina umupira, abari gukina kuri gutyo. Nuko arangije baramfata byatumye ati nari uwo mwana rero reka tumufashe, azajya dukorera. Nuko aho ngo bitabira aho ngaho baje kumfata, banshyira imbere ya kamera, basanga nyine barankoresha, basanga mfite impano. Basanga mfite impano, nuko nangira aho ngaho bagenda bamfasha, bajya kuri shoot bakanjyana, bakina uwo munsi abaje abasitari bakanjyana. Bityo no nanjye bya komedi mbikundira aho ngaho, nanjye mbyiyumvamo, ndavuga ati nanjye umenya nabo mu komedi. Niko byaje kugenda. Nuko yise ubyiyumvamo. Mbona ko ari ibintu nkunze cyane. Wumva ko nawe waba? Numva ko nanjye naba umukomediyani, kuko narabikundaga cyane. Naca ku mabutike, ngasanga barimo kureba komedi, nanjye nkakabona ni ibintu nkunze cyane. Harimo n'abantu benshi cyane nkunze, no nkonyi gikunze. Ariko ari urimo nigeze gukunda cyane, kuko uriya ufite stand up, ngo bajya bakoramo stand up comedy. Uriya nigeze kumwifuza ko twahuza, ariko nabyo inde ukora iyihe? Nuza ni umugabo bamwita Mercy, uyoborera nuzira Jenizi. Naje kwifuza guhuza nawe ko ntibyashoboka. Nuko nza kuvuga ati waniteye ko hari igihe nazahuza nawe. Wow. None reka njyewe rero ntabwo tuziranye, ariko cyo kameramani hari umuntu baziranye. Rero ndumva cyane n'undi muntu wumva ko hari ubufasha yamufasha yadufasha, ko njya mbona ko nawe uri muri party ya komedi, bakaba bazaguhuza nawe akaguhostinga, nawe ukamwereka icyo ushoboye. Ariko ndumva nk'abakunzi bampoza watunyurizaho akantu gatoya ka komedi nyine nabo ubasetse natwe dusetse. Nari nabyo ndabikora nk'uko ubishaka, ariko ikintu nagira mbabwire, nanjye murabona koko nyikiri umushene. Nyuma y'uko mbyinjiyemo ibi ngibi, naje gutandukana n'abo ngabo. Nyuma y'uko nandukanye nabo, nza kwiringa, kuko n'ubu ndimo kwiga, nza kwiringa gushakisha, mvuga ati reka ndebe niba nabona ahantu niga n'ibyo kurya. Nuko nza kuvuga ati rero ikintu nasaba abaturarwanda bose bagukurikirana n'abakureba bose, ikintu nabasabaga ni ikintu cyitwa kumfasha. Kugufasha gute? Bakamfasha. Dore ubu ngubu nubwo bwa buzima bwo mu cyaro atari ko bukimera, ariko ubwawe mbona ibintu byo kurya biba bigoye. Kuko byaje nyuma y'uko dutandukanye, kuko twatandukanye ngize nk'imyaka ingahe, twatandukanye, ariko kugira ngo mbone ibyo kurya usanga ari ikintu kigoye cyane.
none se ubu ngubu bahera n'ubu mama wawe ntabwo uramenyaga ahantu baba n'ubu ngubu ntaho mama inzi ahantu aba. Icyakora nahuye no mu muryango wacu nza kubimubwira, arambwira ati narebe, kuva uwo munsi naje kumubura. Ikintu nabasaba gufasha, mumfashije mwamugize neza nkakabona ikintu cyo kurya, nta nkweto uba usanga mfite, nenda gutya mfite impano yo gukina komedi ndetse na filime, ugasanga mbuze ahantu ho gukinira, hagize n'umbona ahantu ho gukina hafatika yabakoze, kuko yuko ukina kuko nabonye biriya bintu bitunga abantu, nawe yabamfashije akabona wenda hakagira n'umujyaneza akazajya nizana kamera akazajya nshutinga, nanjye nkakareba niba nashyira nafungura channel yanjye nkazancishaho komedi ndetse na filime, kuko nanjye mba numva nazategura filime ikazajya ica kuri channel yanjye ikarebwa, yagize umuntu umugira neza akaza akamfasha, akazajya nizana kamera yayiniza n'umunsi umwe, kuko umunsi umwe nazankora ibintu byinshi, yaba nawe agize neza, mbese mumfashije Imana yazaba umugisha udashira. Mwamungire neza nanjye nkakabona ahantu ho kuba, kuko cyangwa ngo ahantu ubusangiye nimba mu basore bagiye batandukanye kandi baba bafite n'ingeso mbi, kandi nanjye simba nshaka kubagendamo, uko ugendana nabo niko bakwigisha ingeso mbi. Akajya n'umujyaneza umfasha akanyereka ahantu nibera, nawe yabakoze cyane, Imana yazabahera umugisha, nanjye nkakareba niba ari aho nagera mu kugaragaza impano yanjye, ikazanshimisha n'abanyarwanda, kuko niyo ntego mfite yanjye paka ubuzima bwanjye burangiye, no kuzashimisha abanyarwanda kugeza ku iherezo. Bakunzi ba Muhoza rero murabyumvisha ubuhamya bwa Dr. Lumumba, ni ukuri ndagira ngo abantu bafite icyo bamufasha ni ukuri bareke tumufashe. Niba ufite kamera urabona umwana afite impano, agiye kudukiniraho gatoya, mumufashe agaragaza impano ye, akine, arebe ko yatera imbere, kuko ibi bintu bya komedi no gukiniramo amafaranga, akina arebe ko nawe yakiteza imbere, kuko urumva n'umwana watereranywe n'umuryango wiwe azira ikibazo yari afite. So rero ndagira ngo tumufashe turebe uko twamuteza imbere. Sinzi ahubwo se Lumumba wagerageje kwigara? Nagerageje kwiga nk'uko nabivuze, ubu ngubu niko nababwiye, hagize umufasha yabamfashije, kuko ubu usanga ubwo ubu ndimo kwiga, ariko mu gihe cyo kwiga usanga ubuzima bukomeje kugorana, sindi kubona amafaranga yo kwishyura ishuri, ugasanga mu gihe ntashye simbonye aho kurara, nk'uko warambaje ndakiga, ariko kwiga kwanjye biragoranye cyane, kandi mba nshaka kwiga kandi ni ibintu nkunze cyane. So rero ndagira ngo bakunzi ba Muhoza, ni ukuri mu mutima wa kimuntu mwiza musanga, mwemereke dufatikanye dushyire imbaraga hamwe, tureke ko twafasha uyu mwana, cyane cyane ko nta bundi bufasha bundi burenze ari gusa abantu mumufashe, tureke tumuhe abafite kamera, abafite platform nini cyane, bafite icyo bamufasha, bamwakira akine komedi, noneho nawe agere ku rwego rwo kuba ubwiwe yakora channel yiwe, nawe akajya acishaho ibiganiro bikaba byamuhereza amafaranga. So nagira ngo mbere yuko dusoza iki kiganiro ubanze udukinireho gatoya, twereke nyine ku mpano yawe, twereke icyo ushoboye, udusetse, ubundi komedi ingenzi ko ari ugusetse, udusetse, duhindure mood, nawe uve muri iyo mood y'inkuru yawe. Murakoze cyane. Nanjye reka ngira akantu, buriya nanjye reka mbasetse nk'uko wari ubimbwiye, buriya mu buzima bwanjye ni nka stand up ngiye gukora, ariko mu buzima bwanjye buriya nari ndi umunyeshuri, ariko aho nigaga ni njye munyeshuri ari mubi cyane, mwumve ko nari ndi mubi cyane, ariko ngiye muri icyo gihe nakundaga abakobwa cyane, nakundaga abakobwa, aho nababonaga nkumva nabavugisha nkakabatereta, ariko kubera ko nari ndi mubi cyane ntago bari kunyemera. Naje kwiga akenge, ndavuga ati rero kugira ngo nkundane n'abakobwa byago banyiyumvemo, cyakoya nzayimbiga, kuko ni muri icyo gihe nakundaga ikintu cyitwa nyashi. Nyashi nazikundaga cyane, izo nimvaga ku mukobwa nakoraho buri munsi, uko niyumviraga nakora, ariko kubera ko nari ndi mubi, buriya nari ndi mubi cyane, naho inkende yandushaga ubwiza, mu byumve. Nuko nza kwigira ubwenge, navuga ngo ati ikintu ngiye gukora ni kimwe, ngiye kwigira pasiteri.
nuko nangira gushaka Bible, nuko nza kubona Bible, ndavuga ati rero iyi Bible igiye kumfasha, ngiye kwigira pasiteri nzaye nsengera abakobwa gusa. Icyo gihe hazaga abakobwa kuko mu kigo naje kwiga ijambo ry'Imana ndarimenya, maze kurimenya nkazajya mbwiriza. Muri icyo cyo kubwiriza nkagasanga mvuga ati rero muri aka kanya ndashaka gusengera abakobwa mbonyanga runaka, ngahita mvuga izina ry'iyo ati vana imbere, mwakavuga abakobwa batanu bakaza aho ngaho, ndi ati mupfukama aho ngaho. Muri icyo gihe nabaga nshaka gukora kuri Nyashi, ndi ati mupfukama aho ngaho mbereke icyo dukora, nkagahita nangira isengesho nk'abasengera. Muri icyo gihe cyo kubasengera mvuga ati mana Shadrach, man, do you understand, oh good. Muri icyo gihe naba ndi kubasengera ugasanga mubise kuri Nyashi, kuko nabaga nshaka kuri Nyashi, nkagasenga mana ndabona afite ikibazo inyuma y'ikintu, ngahita nkubitaho, nkagakubitaho neza, kubera ko nabashaka gukora kuri Nyashi, kuko muri icyo gihe nari ndi mubi, wasanga nkatemeye gukora kuri Nyashi z'umukobwa. Nkagasenga mana mfasha, uyu mwana mbonye afite ikibazo, ngahita nkubita kwibere, ngahita nkora kwibere nanjye, kuko uri kumva ibyo nabaga nshaka nibyo ngibyo, nkakamusengera nshaka gukora nkakamukorakora, nkakanamusengera gutya mbyatoka Imana iragukijije, kuko ikintu nabaga nshaka nta n'ikibazo yabaga afite, nta n'ikintu Imana yabaga yambwiye, ahubwo wasangaga ari ukumubeshya kuyawe nikoreye kuri Nyashi ziwe, nikoreye nkore no ku mabere yiwe, ugasanga yewe umunsi wanjye ubaye mwiza, ugasanga uwo munsi ndishimye cyane. nagira ngo mbere y'uko dusoza ikiganiro, Lumumba ngaho tubwire nyine turi gusoza ikiganiro, nyine gihe kitubwira ni icyo usaba abanyarwanda bagushyigikire mu buhe buryo? Yego. Okay, urakoze cyane. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko mbakunda, kandi muri uko kubakunda mumfashije wenda akagira umugiraneza akambonana na kamera yo kuzankoreraho, nanjye nabeka ko mbakunda cyane. Muri icyo gihe cyo kubakunda nazajya mbaha ibishimishije, uko mwamfashije uko nabambonye ibyo biceri kuri channel yanjye, nkagasanga ndashuta inzu uno munsi mwamaye kamera, ugasanga nifatishije n'uno musitari ambye ati vuba dukorane, ugasanga gutyo niko nzamuza akabashimisha, nanjye akabeka ko mbakunda. Ikindi nababwira, buriya iyo mubona umuntu afite impano bakayikandamiza nigere hejuru, buriya ntabwo aba ari fresh. Ahubwo buriya umuntu mukuru ubona ko afite impano, niko buri wese yazajya afasha uwo muntu, kuko nazi imbere yiwe, kuko usanga akuza akagera hejuru, yamana ikamutunga ndetse agatunga n'aba bandi bari hasi bashaka kuzamuka. Mbese mu busanzwe ukina wambaye utyo, wisize gutyo? Okay, mu buzima busanzwe nyina nambaye utya nisize utyo, ariko gutya twari tuvugana, ariko mu buzima busanzwe ndi kwagitinga usanga ndi gukina nk'abasaza nyine, gutya nawe nyine nk'umujene utya. Tubwireho akantu gato k'abasaza twumve. K'abasaza umindurijwe? Kazinumbera usanga ari uguhita ujya muri moto, ugasanga umuntu yimbirijwe kanari. Nigosha buriya yubona mu buzima bwawe urimo kwangirika, aho ngaho nta n'isoni mwazajye mukura mu mutwe. Ureba ku myaka ya 19 urimo kwangirika, uri kujya kunywa ibiyobyabwenge, uri nkandi unywa ibiyobyabwenge, urashaka kwangirika. Ariko abana b'iki gihe mwahindutse mukagendera mu nzira leta ishaka, uko unywa ibiyobyabwenge niko ejo bundi uramaze kwangirika, kandi imbere hari ibintu byiza cyane. Ndagira ngo dusoza ikiganiro nshimire Lumumba wakoze kuza, wakoze kuganira n'abakunzi ba Muza Stories, kandi ntekereza ko ndabizi neza kandi nizeye ko hari ubufasha, hari ikizakorwa, hari ikizahinduka pe. So rero ndashimiye abakunzi ba Muza twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Umuntu utarakora subscribe please wirebe ikiganiro ngo ugende gusa, banza ukore subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. So rero mwakoze, Imana ikomeze ibarinde kandi bafashe kugira ngo muzasoze umwaka muri amahoro ndetse n'imiryango yanyu. Murakoze, ciao ciao, turabakunda.